Abanyarwanda mwese ndetse n'inshuti z'u Rwanda mukomeze gukomera muri ibi bihe bitoroshye byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kugeza magingo aya ngaya hari abantu benshi bagikomeza guhuza Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Nyamara ibi ni ukwigiza nkana nk'uko Minisitiri Bizimana yahinyuje abavuga ko Jenoside yatewe n'urupfu rwa Habyarimana. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yahinyuje abahora bashaka kuvuga ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yatewe n'ihanuka ry'indege ya Habyarimana Juvenal wabaye Perezida w'u Rwanda. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu kuwa 5 Mata 2026, Minisitiri Bizimana yagaragaje ko guhuza ihanuka ry'iyo ndege na Jenoside yakorewe Abatutsi ari ukwigiza nkana, kuko mu gisobanuro cya Jenoside harimo ko ari umugambi utegurwa ugamije kurimbura abantu hashingiwe ku bwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa idini. Minisitiri Bizimana kandi yasobanuye ko uwo mugambi uba ushyigikiwe n'ubuyobozi buriho, kuko atari ikintu cyashoboka butabigizemo uruhare. Ati "Iyo habayeho umugambi wo kwica abo bantu hagendewe ku bintu bine, iba ari Jenoside. Ku Batutsi bo mu Rwanda rero, leta kandi ya Habyarimana yateguye umugambi wo kubica bose ishingiye ku bwoko bwabo bwanditswe mu ndangamuntu zashyizweho na leta." Minisitiri Bizimana yasobanuye ko uruhare rwa Habyarimana muri Jenoside yakorewe Abatutsi ruhera ku kuba ari we musirikare wa mbere ku rwego rwa ofisiye u Rwanda rwagize, ndetse aba n'umuyobozi w'ingabo ariko zari zishingiye ku ivangura. Ati "Ingabo z'u Rwanda zashinzwe mu mwaka w'1959 zishinzwe n'Ababiligi. Zimaze kujyaho rero, ibyashingirwagaho ngo umuntu azinjire harimo ko zigomba kuba zigizwe n'Abahutu gusa, kandi ko Umututsi uzajya ashaka kwinjiramo bazajya bamubwira ko adashoboye. Ibyo byagiye mu mabwiriza y'izo ngabo, kandi Habyarimana niwe wabaye umwofisiye wa mbere uyobora izo ngabo zigendera ku irondabwoko Hutu. Yatojwe gutyo aba ariko aziyobora, noneho bigeze mu 1962 zica Abatutsi barenga 200,000 ibyumba, bazira ko ngo hateye inyenzi zivuye i Bugande. Minisitiri Bizimana yavuze ko kwibasira Abatutsi byakomeje, ndetse Habyarimana wari uyoboye ingabo yemeranya na Kayibanda Gerigwari wari perezida ko inkotanyi zizajya zitera bazajya bica Abatutsi bari mu Rwanda, kandi icyo gihe hari kera cyane mbere y'uko indege ihanurwa. Yongeyeho ko mbere y'1994 Habyarimana yagize uruhare rugaragara cyane mu mugambi wo kurimbura Abatutsi bijyanye n'inshingano yakoze mbere yo kuba perezida. Ati "Abigiza nkana bumve ko intangiriro y'ubutegetsi bwa Habyarimana yari intangiriro y'ubutegetsi bwica. Ntabwo Habyarimana yayoboye ari umuntu ugendera mu kuri, yari mu butegetsi bwica, kuko yamaze imyaka 11 ari Minisitiri w'Ingabo na Polisi wa Kayibanda. Rero niwe wayoboraga ibyo bikorwa byose, akohereza ingabo n'abapolisi. Iby'uruhare rwa Habyarimana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu kuyitegura kandi byanabonywe n'imiryango mpuzamahanga, ndetse ibitangaho umuburo ku butegetsi bwe, nubwo nta cyabikozweho, kandi icyo gihe indege yari itarahanurwa. Ati "Hari raporo yakozwe na Amnesty International mu mwaka w'1992 igaragaza ko hari abantu bamaze kumenyekana bishwe na leta ya Habyarimana mu bice bitandukanye bagera ku 1000. Bakora urutonde rwabo bari Abatutsi n'abandi b'Abahutu bagaragazaga ko hakwiye kubaho impinduka.
indi ni iyakozwe n'imiryango itatu yiteranyije na leta ibemerera kuza gukora iperereza muri perefegiture za Gisenyi, Ruhengeri n'igice cya Byumba mu 1993. Iyo raporo yerekanye ko mu Rwanda hari umugambi wo kumaraho Abatutsi ndetse watangiye gushyirwa mu bikorwa, kandi ko uyobowe n'agatsiko k'abakomeye mu butegetsi buyobowe na Perezida Habyarimana n'umugore we, ndetse n'indi raporo yakozwe na Loni yarabishimangiye. Hari kandi n'abadiplomate bari mu Rwanda mbere ya Jenoside, barimo uwari ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa n'abandi bagaragaje ubwicanyi bwakorerwaga Abatutsi, hamwe n'ibinyamakuru birenga 20 byo mu mahanga mu 1964 byatangaje ko ibiri kubera mu Rwanda ari Jenoside. Ibyo byatumye Musenyeri André Perudi wayoboraga Diyosezi Gatolika ya Kabgayi, wari inshuti ikomeye na Kayibanda, amugira inama yo guhakana ayo makuru, maze bohereza mu mahanga wayoboraga inteko ishinga amategeko kugira ngo asobanure ko inyenzi zateye mu Rwanda, noneho ngo birwanaho barazica, ariko ko Abatutsi abari imbere mu gihugu bishwe. Ati aho niho ibikorwa byo gupfobya Jenoside byatangiriye, kandi izo ngabo zakoraga ibyo ni Habyarimana wari uziyoboye. General Romeo Dallaire wari uyoboye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu Rwanda yagaragaje muri Mutarama 1994 ko imyiteguro ya Jenoside igeze kure, ndetse ko n'intwaro zizakoreshwa zatangiye kwegeranywa nubwo nta cyabikozweho. Dr Bizimana yaboneyeho kwiyama umuryango wa Habyarimana ukomeje gukaza umurego mu kumugira umutagatifu imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'abandi bagoreka amateka nkana bakagera ubwo bavuga ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ariyo ntandaro ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nyamara ukuri kw'amateka kubigaragaza neza. Indege yari itwaye Habyarimana yahanuriwe i Kigali irashwe ku itariki 6 Mata 1994 ubwo yari avuye mu mishyikirano i Dar es Salaam muri Tanzania, ndetse bukeye bwaho ku itariki 7 umugambi wo kurimbura Abatutsi mu gihugu hose wahise utangira gushyirwa mu bikorwa byeruye.